kurya neza kubigaruka nabwo nta kosa n'abamuze nubwo benshi inshuro nyinshi batekereza yuko kuba ubayeho neza ari kuba wariye byinshi ntabwo ariko bimeze ushobora kurya dukeya dufitiye umubiri akamaro kurenza kurya byangano y'ibiryo byinshi cyane ubwo rero kambifurize ubuzima bwiza mbabwira yuko gahunda n'ikiganiro rinda ubuzima kuri Family TV kurinda ubuzima turabivuga umunsi ku munsi ndetse n'imisi isanzwe tugarukaho tuvuga ngo abantu tukabigisha gukora tukabigisha gukoresha imbaraga tukavuga ati mukora ahubwo igihe kinini cyane ariko uyu munsi tuba twahisemo kugaruka noneho bya mirimo dukora bya bikorwa byinshi twebwe umunsi ku munsi tugomba kubikora ariko tuvuga yuko tugomba no kugira gute no kurinda ubuzima kuko ibyo dukora biganisha ku iterambere tubikora uko nyine dufite ubuzima bwiza utabufite burya n'ibyo ngibyo ntabwo abasha kugira gute kubigeraho niyo mpamvu rero njya mbwira abikorera abakora ibigo bigiye bitandukanye runaka burya ni mukore munezeze abakoresha banyu cyangwa niba unikorera ubikore neza ariko yibuke yuko nyuma y'aho ngaho ari ubuzima ugomba kubanza kugira gute kwitaho aba mfite ubuzima bwiza meze neza nta ndwara mfite nisuzumishije naruhutse bihagije wenda no kuruka dukunze kubigaruka wenda turugaruka n'umunsi wa none ko abantu benshi ari batekereza ko kuruka neza ari ukugenda ukaryama kumva waryamye rwose wahejeje ukigira nibwo waruhutse ntabwo ari byo okay nabyo biri mu bigufasha kuruhuka ariko ntabwo navuga ngo kurya ngo kuryama ngo nibwo waruhutse hari ibintu byinshi byo kugufasha kuruhuka kandi bishobora gutuma urushaho kugira bwa buzima bwiza uyu munsi rero ngira ngo murabizi ntabwo mba ngire mu kiganiro ndi kumwe na Dr. Theodore nongeye kuba ikaze murakoze cyane bari ikaze mu kiganiro cyacu kandi mbashimiye ko mwongeye kwitabira ubutumire bwacu turabashimiye natwe kuba mwaduhaye amahirwe yo kuganira n'abanyarwanda cyane ko uretse no kubatumira ndabizi neza ko ari ibintu bamukunze namwe ubwanyu cyane ko ari umusanzu bamutanga kugira ngo abanyarwanda bagire bwa buzima bwiza nimvugaho turabashimira cyane rero ku misanzu mutanga cyane hari gukora ibintu ukaba ubikora wenda uri mu kazi ariko burya watumira umuntu ngaze bya bintu noneho anabiganiza abanyarwanda bose muri rusange bakurikirana televiziyo asanga yenda rimwe na rimwe suko atifuje kuba yaza ariko umwanya ubwo rero turabashimira cyane ku mwanya mutaha kugira ngo muze tubane hano turabashimiye cyane birazwi neza ko ubundi kuvura kwiza no kwirinda utonga abantu ntibarwara utongaye ntibarwara kuko barwara ngira ngo urabona amasengesho mujya muyashyiramo ntabwo byabura wese n'idini abamo n'imyemerere ye ariko bose bibaye byiza abantu ntibarwara bahorana ubuzima buzira umuze mwaba mwishobora na Dr. Theodore ngira ngo ibyo tugiye kuganiraho cyane n'ubundi ni indwara ya stroke wenda ari buze dufasha kubishyira mu Kinyarwanda ubizi cyane kuturenza ariko benshi bagiye bibaza ngo stroke hari n'ababyumvishije ubundi abantu bari kujya bapfa ngo stroke se indwara ifata gute se bigenda gute ngira ngo Dr. muze kudufasha kudusobanura neza stroke indwara ki se mu Kinyarwanda bayita iki mbese mwisobanure ku buryo no dukurikiranye n'abagiye bidusaba kugira ngo bazasobanukirwe byinshi kuri iyo bakurikiranye muri kano kanya Family TV mu kiganiro ubuzima babyumve bisobanukirwe neza yego wenda sinzi ko ndibona ijambo rimwe rivuga ngo stroke ni iki mu Kinyarwanda kuko nkuko ubundi izi ndwara kera bajyavuga ko ari indwara zo mu bihugu byateye imbere wenda bitewe n'imibereho yabo uko imeze ku buryo n'ubundi akenshi usanga dukoresha ijambo stroke ariko ni ibintu umuntu ashobora gusobanura mu magambo yoroshye abantu bashobora kumva akenshi ni ukuvuga ngo iyo tuvuze stroke ni uburwayi bureba ubwonko bw'umuntu bukabaho kuko amaraso atabashe kugera muri icyo gice runaka cy'ubwonko ko yakabaye agera rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ngo umuntu ngo ni ukuvira mu bwonko bwaviriye mu bwonko cyaviriyemo imbere yego birashoboka ko byaba stroke ariko burya ni ubwoko bumwe bwa stroke iyo tuvuze ngo umuntu yaviriye mu bwonko bwo ari ubwoko bumwe bwa stroke mushaka kuvuga ko stroke rero ifitemo amoko menshi yego nibyo rwose igira amoko menshi igira amoko menshi uburyo bwa mbere twaheraho ndetse wenda munakunze kubaho cyane ni ukuba kuvira mu bwonko nituvuga kuvira ni ukuvuga ngo nk'uko ushobora gukomereka hariya ku kuguru amaraso akasohoka hanze ariko biranashoboka ko umuntu ashobora kuvira imiyoboro y'amaraso ishobora kuvira mu bwonko imbere uburyo bwa kabiri rero iyo ivuriye mu bwonko icyumvikana bimwe twavuga ngo hari igice cy'ubwonko kitagerwaho n'amaraso ni nk'uko wagenda mu by'ukuri ugafata itiyo itwara amazi yazana aho iwawe ho bibereye muri salo umuntu akayikupira hariya haruguru ni ukuvuga ngo wowe nta mazi azahagera biranashoboka ko mu bwonko igice kimwe cyangwa gishobora kutagerwaho n'amaraso iyo atahageze rero buriya ubwonko bumeze
n'ihuriro ry'inzira nyinshi zigenga umubiri ushobora gusanga nimba kureba ushobora uyu muntu ndimo mvugisha buriya hari igice cy'ubwonko kiwugenga ubona umuntu urimo wikubita ndetse n'itanga komande ku ngingo zitandukanye z'umubiri ariko noneho ntabwo nuvuga ngo ubwonko nimba hari uko bungana nuvuga ngo hari agace buri kintu cyose kiba gifite agace ushobora kuvuga uti ahangaha niho kuvuga bituruka ahangaha niho kugutera intambwe ikazamuka ukaguruka gatera ntaho bituruka ahangaha ni umuntu nk'ukubita ndimo njyana ntaho bituruka hari igihe ako gace k'ubwonko gashobora kutagerwaho n'amaraso ukumva ngo umuntu yaviriye mu bwonko noneho akaba yagira n'ibimenyetso runaka ni ukuvuga ngo niba mbyumvishe neza ni ukuvuga ngo mu bwonko harimo uduce twinshi dutanga komande ku gice cy'umubiri icyo ari cyo cyose cyane igice cy'umubiri cyihariye ku buryo ushobora kujya ku bwonko ukavuga uti aka gace gakomanda umunwa ni umunwa gacunga gusa aka ni amaso aka kari ahangaha gacunga ijisho aka kari ahangaha gacunga ukuguru aka kari aha wenda gacunga kwihagarika aka kari aha buri hose icyabo noneho rero urwo ni uruhande rumwe ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba yavuye uruhande rwa kabiri naho noneho uvuga ngo kuko niba twavuze ngo imiyoboro y'amaraso ubusanzwe utwara amaraso akagera mu bice bitandukanye by'umubiri harimo n'ubwonko uburyo bwa mbere twavuze ngo tekereza umuyoboro w'amaraso ucitse uwa kabiri ni ukuvuga ngo tekereza umuyoboro w'amaraso uzibye amaraso ntatambuke ni ukuvuga ngo n'ubundi bizarangira hari igice cy'ubwonko ayo maraso atabashije kugeraho kuko umuyoboro w'amaraso wajyaga wazibye ubwo ni bwo buryo bwa kabiri bajya bwo kubagira stroke nubwo bakunze kwita ngo ni ischemic stroke ubwa mbere bakwita ngo ni hemorrhagic stroke hemorrhagic ni ukuvuga ngo wavuye ischemic ni ukuvuga ngo icyo gice cyabuze amaraso ariko uburyo cyabuzemo si uko umuyoboro w'amaraso mu by'ukuri waturitse ahubwo nuko hari ikintu cyagiyemo kirabizibye nituvuga ngo kirabizibye rero ushobora kuvuga uti se ni iki ni imbeba ko mu mutwe w'umuntu ugomba guhita ubyibaza direct niyo byanze bikunze ni kimwe mu bintu bisanzwe biri mu mubiri w'umuntu uriya ni umuntu nk'amaraso natwe twese twagiye buri wese nakomeretse ibyo ari byo byose ubona ko hari ukuntu amaraso iyo umuntu akomeretse agera igihe runaka agahagarara guhagarara ubona ko hazaho cya kintu twita amaboko ya gire akavura aravura ni ukuvuga ngo kariya kantu ubona kaza hari igisebe cyaje k'akabumbe k'amaraso kagahagarara ushobora kugira amahirwe make kakaba kajya mu muyoboro w'amaraso atari uko wakomeretse ahubwo amaraso arimo yatemberaga mu mubiri akaba yavura ubwabyo ntabwo bisanzwe n'ubu arimo imbere arenterine yego ushobora gusanga hajemo akantu k'akabumbi nk'abacunze amata bo barabizi bya bintu twitaga ngo ni ibikerimanya ujya kubona ukabona harimo aka kantu kariya kantu rero gashobora kugenda ngo umuyoboro w'amaraso wa mbere n'impanganaga gutya kuko wenda ugiye ahantu hanini ukuntu ugenda bisatira hatoya iyo miyoboro igenda igabanuka kubera igenda igira amashami gashobora kugera ahantu katari bubashe gutambuka kakahafunga umwanya ari muto kakahafunga kamara kuhafunga rero igikurikira ni ukuvuga ngo aho wa muyoboro w'amaraso wari ugiye kujya ntabwo wari ubona amaraso nta maraso ahagera iyo atari buhagere ni ukuvuga ngo icyo gice cy'ubwonko gishobora kwangirika iyo cyangiritse hahandi cyayoboraga ni ukuvuga ngo rwose amaraso ageramo aho hantu ntabwo wongera gukora ibyo yakoraga none ako kantu wenda turabivuze neza hari icyo bita hemorrhagie externe hemorrhagie interne wenda yabaye uko kuva ariko kwinyuma wenda hari kagaho tubona amaraso yabaye ko yagire kuko tukubona ntago akiri kuva inyuma biba bigaragara ukibaza ako kantu none ugashobora guturuka ye kajya gufunga amaraso imbere kaba katewe n'iki ibintu bishobora gutuma amaraso y'umuntu avura mu buryo budasanzwe burya ni byinshi tuvuge bishobora kuba imiti ubwabyo abantu bafata bishobora no kuba ariko byonyine n'impinduka zabaye mu mubiri nk'urugero buriya dufate nk'abadamu iyo batwite dufate yuko igihe baba bagezemo kiba ari igihe amaraso yabo avura byoroshye ntabwo bivuze ngo buri muntu wese urugero niba atwite azahita amaraso yiwe azahita avura ariko n'ubu ngo ubagereranyije na population isanzwe n'abandi bantu muri rusange baba bafite amahirwe menshi uko amaraso yabo byinshi uko amaraso yabo ashobora kuvura bitewe n'imyiteguro umubiri wabo watangiye gukora kuvuga ati uyu muntu se yaramutse abyaye ibyo ari byo byose azava kugira ngo atazagira ibyo byabo byo kuva reka twitegure ku buryo umubiri we ukabimenya ubwabyo hakiri kare ukavuga uti noneho reka amaraso ajye avura byoroshye ariko ukabikora utekereza ko ari igihe azaba yabyaye rimwe na rimwe rero hari igihe bishobora no gutangira hakiri kare umuntu atanabyara
izindi ngero zizwi ni ukuvuga ngo kugenda mu ndege burya birazwi ko iyo umuntu amaze igihe kirekire agenda mu ndege urugendo rurerure rushobora kongera ibyo byago, kudakora imyitozo ihagije, kwa kundi umuntu aba yabazwe, birya byose birazwi ko ni ibintu bishobora kongera ibyago by'uko amaraso yavura mu buryo budasanzwe. Nta nubwo gusa n'ibyo biba mu bwonko, ahubwo biba ku mubiri mu bice bitandukanye by'umubiri. Ushobora gusanga hari abantu batangiye kugira ukuguru ugasanga kwabyimbye, haba hari n'umuntu twumva rwose akumva akaguru kamwe karabyimbye bitandukanye n'akandi. Ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'uko umuntu yaba yagize utwo tubumbe tw'amaraso tuba twagiye mu miyoboro, amaraso akaba atari gushyika mu ngingo neza, akaba atagenda uko bisanzwe. Hashobora kubaho icyo cyo kubyimba akaguru kamwe, bishobora kugira mu kibero ugasanga naho byagenze uko. Birashoboka cyane ko bishobora no kuba ku bihaha, imiyoboro ijyana amaraso mu bihaha. Murabizi ko uburyo amaraso ayungurwamo ava mu mutima akajya mu bihaha. Kugira ngo ave mu mutima ajye mu bihaha hari inzira anyuramo. Izo nzira ni za zindi twita ko ni ya miyoboro y'amaraso. Birashoboka rero ko no muri iyo miyoboro ijya aho ngaho habamo ako kantu. Uwo muntu azagira ibimenyetso bitandukanye n'ibyo twatekerezaga wenda byo kuvuga ngo ni ukubyimba. Ntabwo uzasanga haryimbye igituza, ahubwo nk'uzajya kumva usanga arahumeka nabi. Arahumeka nabi kuko mu by'ukuri buri birebye aba ameze nk'uwanizwe, kuko ni kunigwa rwose. Kuko mu cya gice cy'amaraso kugira ngo abashe kuva mu mutima agende ajyane y'amaraso atayungura, agende umwuka mubi twitaga ngo CO2 bivemo, hazemo umwuka mwiza wa wundi twese twita ngo oxygene ibashe kugeramo. Ni ukuvuga ngo niba hazibye ntabwo iyo oxygene uzayibona. Natayibona rero rwose bimeze nk'umuntu anasupe, uzasanga atangiye guhumeka nabi, ahumeka insigane, umutima watangiye gutera nabi. Ibyo byose birashoboka. Ariko noneho reka tuvuge yuko wenda byanabereye wenda nk'aho ngaho ka kabumbe kari gutuma haziba kakaba ari gatoya ntibizibye, bizakomeza kugira gute bitembere, amaraso atembera ariko harimo n'akabumbe. Hari ibyago ko ushobora gusanga noneho ayo maraso harimo akabumbe agiye azamutse akagera no mu mutwe. Nagera mu mutwe birashoboka ko azagenda akagera ku kayoboro k'amaraso gatoya, kakabumbe ntikabashe gutambuka. Ukumva bigenze gute? Birakuvuga ati wa muntu da agize ibibazo, atakaje ubwenge, bitewe n'aho igice wenda aba ako kabumbe kagiye kabiri. Urebye ni uko biba bimeze. Ngira ngo ubikomojeho wenda ku bundi bumva stroke, icyambere cyo wenda maze kumvamo ni ukuba hari amaraso atabasha kugira mu mbuza muri organi zimwe na zimwe. Wabyumvise neza rwose, ariko by'umwihariko byizwe ko stroke bigomba kuba ari ku bwonko. Biriya bice twavugaga hasi bigira andi mazina. Uzajya uvuga ngo umuntu yagize DVT ni ukuvuga ngo ubwo umuyoboro w'amaraso cyane cyane muri bino bice byo hasi by'amaguru, kino gice cyo hasi nticyabonye amaraso akwiriye. Ariko ubitekereje neza n'ubundi itandukana nuko biba byabaye ku maguru gusa, nuko byabaye mu mutwe. Ariko n'uvuga ngo nuza uko byagenze ni bumwe. Yego, ibyo byo mu bihaha usanga babyita ngo ni emboli pulmonaire cyangwa pulmonary embolism. Nabyo n'ubundi imitekerereze yabyo ni imwe. Niyo kuvuga ngo amaraso ntiyageze mu bihaha, urumva baravuga ngo ni pulmonary. N'ubu ngo ibihaha atagezemo. Igihe bitageze rero ntuze mu bwonko nibwo dutangira kubona ngo ni stroke. Bamwe bazavuga ngo stroke, abandi babyita ngo ni accident cerebrovasculaire. Urumva ni byiza cyane kumva igifaransa. Ni accident cerebro bivuga ngo harimo bwa bwonko, vasculaire bivuga ngo harimo ya mitsi twavugaga. Niko bimeze rwose. None rero ngira ngo wenda ku bantu bari kumva hari n'abatangiye kugira ubwoba amaraso aramutse abaye ko yagire cyangwa utwo tumbe twaza tukiziba ya mitsi, amaraso ntagere ku bwonko. Wenda bakomeje baravuga ati bishobora kuba wenda byaterwa no kudakora siporo cyangwa umaze igihe ugenda mu ndege. Ariko ndagira wenda dogita mudufashe wenda niba ari ibintu bihari bizi bishobora kuba byatera ayo maraso kuba yavura, ntabashe kugera muri kuri bwa bwonko cyangwa ya mitsi ikaba yaziba. Utwo tuntu twose mudufashe kugira ngo n'umuntu wenda ushobora kuba yakirinda yirinda avuga ati bigenze gutya nayo ushobora kugira bya kibazo ya stroke ikaba yaba. Ni ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ibi bintu twita ngo ni stroke wavuga ko ari nk'ingaruka y'ubundi burwayi akenshi umuntu aba asangamo. Urugero rw'icyo ushobora gusanga umuntu asanga mu muvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ukaba uri hejuru. Noneho ni bimwe twavuze n'ubundi uri ufashe
igitembo cy'amazi kingana gutya ugashaka gucishamo Nyabarongo, urabona ukuntu ingana, byanze bikunze iki gitembo kizagira ibibazo, kizaturika. Bivuze ngo n'imiyoboro yacu y'amaraso iyo umuvuduko uri hejuru hari igihe ibisigaye itakibasha kwihanganira, uvuga bari kwihata nyine muri wa bayihata, ijambo ryiza cyane, bayihata guca ahantu hatoya. Icyo gihe rero hari ibyago by'uko ushobora gushibuka umuyoboro w'amaraso waturitse. Numara guturika rero ubwo ni kwa kuntu tuzavuga ngo nimba ari umugongo umuntu agize stroke. Bivuga ngo rero nimba ari umunyarwanda udukurikiye cyangwa umunyamahanga akaba afite umuvuduko uri hejuru, intambwe ya mbere yo kwirinda kugira stroke no kuvuga ngo kumenya ngo imiti wenda banyandikiye niba barayikwandikiye ndayifata neza, niba nifata se umuvuduko wanjye uri ku murongo cyangwa biri hejuru. Uri ku murongo ni inkuru nziza, ibyago byo kwagira ibyo bya stroke biba byagabanutse. Ariko nimba biri hejuru mu by'ukuri ibyago biri hejuru, n'ibyago byo kugira stroke biri hejuru. Ubusanzwe umuvuduko w'umuntu mukuru tuba twiteze yuko byakabaye bitarenze mu 140 kuri 90. Ni uwo ngo umuvuduko ni iyo tupima ibintu bibiri by'ingenzi. Dupima kuvuga ngo iyo umutima uteye amaraso, iyo yasunitse za ngufu ayo maraso atambuka arazingana gute, polisi yatambuka na yego mugani nabyo tubivugaho mu bigari bijyanye n'umuvuduko w'amaraso, ibyo mupima ibyo ari byo n'ibigero biba bihari. Umuntu wese yagiye kwa muganga aramubwira ati umuvuduko w'amaraso ni uyu mubare kuri uyu, urugero bazakubwira ati ni ufite 120 kuri 60. Ni urugero tuvuze, ntabwo bivuze yuko ari wo mufite cyangwa umuvuduko cyari ufite, abantu benshi batandukanye. Noneho iyo umuganga cyangwa umuntu akuru ufite 120 kuri 60 hari n'igihe bibazo utari kuri muganga n'izi ngane kujya tambuye ko mfite kabiri kuko ni 120 kuri 60 kabagabanyije watomva ari kabiri cyangwa vuga 30 kuri 120 kabicumi cyangwa se gusa biragoye kuko buri kigero cyo hejuru kiba kitwereka ingufu iyo umutima usunitse amaraso atambuka. Ibyo bapima ni ibiki rero noneho kugira bagaragaze iyo mibare? Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri by'ingenzi. Dupima kuvuga ngo umuvuduko w'amaraso iyo umutima usunitse amaraso ngo atambuka ajyana izihe ngufu. Usunika rimwe se? Aha, ni ikibazo cyiza. Umutima buri wese yikoze hano wakumva umutima wawe usa n'uri mutera. Gutera cyane rwose. Urabona muri uku gutera rero hari intambwe ya mbere ni ugusunika amaraso, ariko ya kabiri uburyo umutima umaze kwasunika urabanza ukaruhuka. Kuruhuka si ikindi no kugira ngo wongere andi maraso yongera azemo wuzure, wongere usunike bwa kabiri. Uvuga ngo ni tamuri hagati y'izo beat umutima ugiye gutera. Ni uvuga ngo tureba iyo biri hejuru biba bikangahe, iyo yasunitse agira ngo izihe ngufu, ariko noneho kuko niyo ruhutse ntibivuga yuko amaraso adakomeza gutembera mu mubiri, agatembera ariko agatembera na ingufu nkeya. Niyo mpamvu ikigero cyo hejuru tuzasanga kiri hejuru, niyo mpamvu tuzavuga ngo ufite 120 kuri 60, nta na rimwe bazakuvuga ngo ufite 60 kuri 120, kuko nta gihe byaba ko umutima usunitse amaraso ariko agenda gake ijyanye bisanzwe. Uko biba bimeze urebye. Baba twari tukiri aho ngaho nyine wenda mukombaje ku muntu ufite wa muvuduko w'amaraso uri hejuru, akaba afite ibyago byo kuba yakatakwa na stroke. Ariko noneho ibindi ni ibihe noneho wenda dukwiye kuri abo muntu ufite ibyo rero tubivuyeho tuhita tujya ku bandi bantu, ni ukuvuga ngo twabifata mu buryo bubiri, kuvuga ngo ni bandi bafite ibyago byo kuba bavira ubwonko cyangwa ni ukuvuga ngo urwo rugero rwa mbere. Urwa kabiri ni abantu umuntu ashobora kugira uburwayi runaka bw'imiyoboro y'amaraso ku buryo umuyoboro w'amaraso twabyita ko uba ufite inyama yawo, cyangwa urabona ari dufashe nk'itiyo imbere harimo ahantu ibintu bitambuka ariko hari n'uriya mubiri wayo. Uramutse woroshye cyane bikabije nabyo ubwabyo bishobora kuba byatuma umuntu uwo muyoboro w'amaraso ushobora kuba waturika byoroshye. Ibindi bintu tujya tureba ni ukuvuga ngo uburwayi nka diyabete, biriya byose nabyo byongera ibyago by'uko umuntu yagira stroke. Ariko hari n'ikintu tugeze gukomozaho cyo kuvuga ngo imiti buriya ni ukuvuga ngo urugero iyo ugiye kwa muganga ikintu cya mbere bakora ni ukuvuga ngo bakakuvura bitewe n'uburwayi ufite, ariko bakakubwira ati uyu muti urimo kuwufata ufite
ibindi bibi ushobora guteza n'urugero. Nimba ari nk'imiti ituma amaraso y'umuntu, hari tuvuga nk'umuntu usanzwe ava byoroshye yagiye kwa muganga bamuhereza imiti imufasha yuko ibyo byo kuva byakabaye bigabanuka. Niba bamufashije kugabanuka ubwo arabakoyagira. Wabimenye rwose ngo hari ikigero ushaka kugeraho bikaba byakabye. Yego. Ba bantu nanone ugasanga mu amaraso akora ibibumbe byoroshye, abo nabo bashobora gushyirwa ku miti ibafasha yuko amaraso koroha. Yego. Iyo miti rero umuntu nayo ishobora gutuma yoroha bikabije ku buryo ibyago byo kuva byakwiyongera. Yego. Hari na bimwe twavuga ngo niba umuntu asanganywe tuvuge ari ku miti ituma wenda waje kwa muganga urakubwira ati twasanze ufite akabumbe k'amaraso mu kuguru. Ubu ni ngombwa ko tugushyira ku miti igabanya ibyo byago. Yego yigiyeho, ariko mu kuyijyaho hari n'ibyo bagusaba ko ati wenda uzajya uzanye igihe kingana gutya dupime turebe ngo amaraso yawe ari mu kigero twifuza cyangwa yaroroshye cyane birakabye ku buryo wava byoroshye. Icyo gihe rero hari igihe umuntu ashaka kugenda akavuga ati ubu ni muri corona nabuze ukuntu nsubira kwa muganga, imiti akayikomeza ariko mu by'ukuri nta bipimo bifata. Icyo gihe bishobora kongera ibyago by'uko nawe yava bya hato na hato. Yego. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Nibyo birahagije, nibyo ngibyo. Umuntu avuga ati noneho ubu ngubu noneho ibi wenda ndipimisha kubijyanye n'umuvuduko w'amaraso, nta ndwara mfite wenda ituma amaraso yanjye bakwiragira cyangwa yihuta cyane. Yego. Nta kindi gishobora kuba cyatuma stroke noneho ibaho. Ni byinshi, hari n'ibyo rimwe na rimwe. Impamvu wenda ndi kukubaza cyane nuko hari abantu bavuga ngo umuntu ngo arakora ntaruhuka ijoro n'amanywa ngo ntaruhuka, ngo yagize umunaniro ukabije bituma yabitse igira gutera. Aho ndakumva ni ukuvuga ngo ubundi kuruhuka ni ingenzi. Iyo umuntu ataruhutse tuvuge ubundi buryo busanzwe tuvuga yuko umuntu akagakora amasaha cyangwa umunani ku munsi yo kuruhuka. Iyo rero utaruhuka ni ukuvuga ngo bivuga ko n'umutima ugomba gukora cyane. Urakora cyane. Iyo umutima wawe ukora cyane hari ibyago byinshi ushobora kuba. Icya mbere ni uko ushobora gushuka wagize umuvuduko w'amaraso hejuru n'ubundi bigasubira hamwe twatangiye. Icya kabiri bishobora kurangira umutima wawe watangiye hari sinzi bandi bukoresha ko ari ukubyimba, ariko ni ukuvuga ngo uko umutima usunika cyane. Nimba nabonye b'abasore bateruye ibyuma, ni ukuvuga ngo umutima ukora cyane nawe ushobora kurangira ubaye nka kuriya. Ugasanga nimba inyama y'umutima wenda tuzi ko byakabaye ifite peseri runaka, ugasanga nayo ngayo yiyongereye cyane. Ibyo rero nabyo kera kabaye, iyo umutima utangiye kugira ibibazo byongera n'ibyago kuko na twa tubumbe twavugaga n'amaraso ashobora kugeraho, umutima ushobora kugeraho ugakora n'ingufu zawo zose ukananirwa, ukagerageza kurwana nabyo bikageraho bunanira. Iyo bunaniye rero nta n'amaraso ashobora kuza agatuza, bikamera nk'aho yabaye pisine agakora ikidendezi nyine aho ngaho. Iyo atangiye gutindamo n'ahandi atangira kubona amahirwe yo gukora twa tubumbe duto. Iyo ko nta muvumo iri kubaho yaje. Iyo utwo tubumbe dutangiye kuzamo rero utangira kubona ko nabyo bishobora kongera ibyaha byago by'uko bene ako kabumbe karamutse kageze mu bwonko n'ubundi byatera bimwe twavuga ngo bya stroke. Ariko biranashoboka ko kuko n'umutima nawe uri gusunika amaraso nawe burya nawe ukoraho nawe ukitunga. Nawe ukitunga n'ubwo ujyana n'ahandi nawe ukitunga. Biranashoboka ko utwo tubumbe dushobora kuba twajya mu miyoboro itunga umutima ubwawo, nabyo bikaba byatuma umuntu agira ibindi bibazo. Umuntu akubwira ngo umutima w'umuntu wagize ibibazo runaka, umutima we n'ubwoko. Urebye muri iyo nzira kuvuga ngo uyu muntu kunanirwa cyane kurangira bituma umuntu agira stroke. Ngira ngo noneho wenda mwabyumvishe impamvu n'izitera kuvuga ngo stroke, twamaze kubona yuko hari n'ibindi bice bishobora kuba byagira ibibazo ariko bitakitwa stroke. Byitwa stroke ariko byagize gute amaraso atari kubasha kugera ko cyangwa kunyura muri ya mitsi iganisha ku bwonko. Nicyo gihe rero ngira ngo namaze gusobanura bishobora kuba byatera stroke. Harimo ya maraso nyine kuko atageze hariya, cyangwa ufite hypertension, umuvuduko w'amaraso ukabije uri hejuru. Ikindi ni kwa kunanirwa nyine bituma wa mutima ukora cyane. Niba tuvuga ngo hari igihe kigira umuntu akaba agomba kuruhuka, wenda ngira ngo kuruhuka nabwo tugiye kubigarukaho cyane ko hari abantu batekerezaho kuruhuka ari ukuryama gusa. Ushobora kuba ukundi kuruhuka wenda abadogiteri bashobora kuba batugiramo inama ushobora kuba bwafasha umuntu mu buryo aruhuka neza kugira ngo abone igihe noneho cyo kuvuga ngo cyo gutekereza. Kuko ntekereza ko nabwo dogiteri wenda hari igihe bishobora gutuma hari igihe umuntu atekereza cyane
akoresha ubwonko cyane sinzi niba nabyo bishobora kuba byatera stroke ubwonko burakora cyane wenda sinzi we mufite uburyo muba mubyumva ariko hari umuntu ukoresha ubwonko cyane bisaba ibintu akora ko bisaba gutekereza inshuro nyinshi cyane igihe kinini okay sinzi ko abantu bose bataba bari gutekereza mu byo bakora byose ariko ari gutekereza the please ubundi kijya kivugwa nuko ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi buhagije kurusha n'ubwo wenda dutekereza ko bwabukora yego ntabwo turi bugure umuntu ngo witekereze uzabasha gutekereza ibyo uzabasha gutekereza byiza byose uzabitekereze nubwo wavumbura uvumbure ntabwo ubwabyo ntekereza ko uzagutera stroke ariko mwuko gukora kwawe uzirikana yuko ukeneye n'igihe cyo kwicara ukaruhuka kuruhuka rero niho ushaka kuruhuka ntuzajye mu buriri bo tuvuge uvuye mu kazi bajya mu buriri ntibanaryame mujya mu buriri ukaba udasinziriye ntabwo uzabavutse kuko uri mu buriri ubwabyo ntibivuze yuko byahindutse ikiruhuko yego ushobora no gusanga ko uri mu buriri urimo utekereza ibindi bindi wakabaye wakoze cyangwa utakoze bishobora no gutwa n'uko waba wafunguye umuziki urimo wumva ku buryo wumva ko wa munaniro wari ufite ubwabo wabashije kugenda yego impamvu tuvuga kuruhuka ko ari ingenzi ni uko akenshi umuntu ari kuruhuka cyane cyane iyo usinziriye uri ubwonko n'ingufu bwakoreshaga ziragabanuka cyane yego bitandukanye na cya gihe kindi uri mu yindi ngira rero mwabyumvishe Dr. Munyemerere tumaze tumwe no ku mazi nyuma tugaruke noneho tumenya ngo natwe turuke tunywa ku mazi turagaruka mu kanya atubwira noneho ko ibimenyetso bishobora kuranga umuntu wagize gute aha si i Burayi ni mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Estate ngaha abakeneye inyubako zo kubamo bahanze imitima cukubiri no guhora ubunza akarago no guhangayikishwa n'ubukode maze wigire mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Estate wigurire icumbi ryawe maze uvimvire abagusuye bose ubaratira umudugudu w'urukumbuzi Rio Estate uramenye ntusete ibirenge udasanga birinze sinamenye bazigucuza kandi ushira igishyika kuko banki ukorana nawe yiteguye kugufasha upfa kwigezaho icyifuzo cy'uko ushaka gucukubiri n'ubukode maze ukajya gutura mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Estate nawe ukeneye kugira inzu yawe ugatandukana no guhora mu bukode ugira ngo zirahenze se reka da ushaka ibindi bisobanuro duhamagare kuri telefone ngendanwa 07 88 30 46 umudugudu w'urukumbuzi Rio Estate uherereye mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo neza ku muhanda werekeza ikami urukumbuzi Rio Estate inzu nziza mwifuza guturamo bisanzwe ujya kubona umuntu w'urahengana nibyo ushobora kubona umuntu ubitunga umuntu no kubitunga ukabona wagiye ku ruhande umuntu ashobora kubona afite umuntu umeze nk'uku nguku ni ukuvuga ngo icyo gihe kandi mu kanya wamubona ameze neza wajya kubona ukabona umuntu wabigenza kurira ushobora gutekereza ko umuntu yaba aviye mu mutwe ushobora no kujya kubona ukabona uruhande rumwe hano rurihiriye cyane haje n'inkanyari urundi ntayiriho ibyo gihe nako ushaka guteka ubushatse kuboneka komande kari mu bwonko amaraso atagezeho bigatuma wenda ingaruka zigaruka ku muntu urugero ni ukuvuga ngo nimba ubwonko bugira ibice tuvuga ko bugabanyijemo kabiri iburyo n'ibumoso yego igice kimwe gikontorora hari ikindi kigakontorora ariko mu buryo twavuga ko ari mu buryo bungana yego nimba rero urugero igice cyaba kigize akabazo ntigitange komande ko mugomba kuko n'umuntu wakubura aho uri yego ubwonko bugiramo uruhare umva hari balance ngo niba igihande kimwe cyagize ikibazo ushobora kujya kubona ukuntu igice kimwe cy'umuntu kirazamutse ikindi kigiye hasi cya gice kiri gukontorora rwa ruhande ruri kontorora uvuga ngo rwasigaye rumeze nk'aho
sinzi bandi bugite ko ari ukwigenga ariko uri kwigenga nta komande ruba rubona kandi urundi rugakomeza rugakora nimba iyo ngiye kuvuga binsaba ko umunwa ufunguka rero utekereza uruhande rumwe rubasha kugenda neza ariko urundi ntibigende dushobora gushoboka byagenze gutyo n'iyi sura ubona isa naho niba ntibugite ko ari ukuba ireze nabyo ntabwo byizana n'ubu ngo hari uburyo kumva rubigenza rubikontorora niyo mpamvu rero nyine ushobora gushobora kwangiza ikibazo kimeze nk'uko cyangwa se ushobora no kumva umuntu avuga ko atakibona ashobora areba amaso ashobora kuba afunguye ariko mu by'ukuri avuga ko nta kintu abona kuko n'ubwo ngo ubwonko niba aya maso yacu ni nka kamera mu by'ukuri ntabwo ubundi amaso twavuga ko ariyo abona abona ubwonko amaso icyo akora ni ugufata amashusho akayohereza mu bwonko ubwonko bukayasuzuma bugahita butera iki n'iki bya bindi nk'abantu bo muri bino bice by'ikoranabuhanga urebye neza aya maso bavuga ko ari kamera ariko by'ukuri komande ibitekerezo n'ubwonko buyikora nk'uko ushobora gusinziriza ugahita ubona ishusho y'umuntu kera wigeze ubona ubu utekereje kandi utari utamureba uramubona niko biba bimeze noneho rero n'uwa ngo ugize nk'ibyago ugasanga aho ubwonko bugenda aho amaso ajyana ayo mashusho niho hagize ikibazo uzashobora kutabona mu by'ukuri ibyo ni ibimenyetso ushobora umuntu niba mu kanya yabona ati reka dasimureba dushaka kuri izindi mpamvu zatumye atabona ariko biranashoboka cyane ariko yaba ari na stroke niba mu kanya yavugaga akanya akavuga ati reka kuvuga bikanga ushobora kwanga burundu ariko ashobora no kumva umuntu atangiye kurandaka akubaza ni witwa nde umuntu mu kanya avuga ati wenda cyangwa se ukora iki mu kanya avuga ati ndi umuganga ukumva atangira ati icyo gihe utangira kuvuga uti ibyo ari byo byose hari ikibaye gusa igitandukanya stroke n'ibindi byinshi nuko nako kanya n'uwo ngo ni ibintu biza mu munota umwe ntabwo ari ibintu ni ibintu turavuga ngo ni acute n'uwo ngo ni ikintu kiziraho ntabwo uzabaza umuntu ngo ese byatangiye gute ngo akubwire ngo bimaze igihe kirekire akenshi bitangira icyarimwe nakubwira ngo bimaze igihe kirekire wenda nuko azaba yaratinze kuza kwa muganga ariko azakubwira ko byaje ako kanya yego ntabwo ari ibintu bifata igihe kirekire hanyuma rero hariho n'ibi bice by'ingingo zindi nk'amaboko aho ujya kubona ukabona umuntu wenda yararimo anarya ariko noneho niba bibaye yaryaga icyo gihe n'ubwoko bushobora kunanirwa kongera kugira icyo uterura bikaza ku kanya rwose ushobora ukaba pararize mu kinyarwanda ni bya bindi tuvuga ngo yagize pararize ni ukuvuga ngo ubundi niba nshobora kuzamura akaboko nkagafatira hano nubwo ubwonko bwo hari komande buba butanga igenda kano kaboko niba nakoresha kano nabyo ni uko nguko iyo rero umuntu atangiye kugira ibibazo cyane cyane ukabona uruhande rumwe bishobora kuba uruhande rumwe rimwe na rimwe bishobora no kuba impande zombi ariko iyo bibaye impande zombi bihita byumvikana ko ubukana bw'ikibazo cyawe mu bwonko cyari kinini bwari bunini mu by'ukuri kuko iyo bifashe agace gatoya nta n'umuntu uzagira ibimenyetso wavuga ko biri focalize cyane birebana n'agace runaka ariko iyo bibaye byafashe igice kinini ubwo ni ukuvuga ngo umuntu afatwa n'ingingo zifatwa ari nyinshi kurushaho yego ibyo bimenyetso rero mu by'ukuri ntabwo ndi bubwire abanyarwanda ngo uzagira iki kimenyetso bizaterwa n'igice cy'ubwonko cyafashwe n'icyo cyari gisanzwe gikontorora ariko umunsi uzabona umuntu muri kumwe agize ikimenyetso impinduka z'ako kanya ukabona wenda se imivugire ye irahindutse ukabona uburyo akoreshaga umubiri we birahindutse ukabona se wenda agize icyo kibazo cyo gutakaza ubwenge cyangwa se n'isura y'uko wayibonaga ubundi iyo muvugana bwo uhita ubibona rwose umunwa we rwose ibintu ukora bitandukanye n'uko byari bisanzwe noneho iyo ugize amahirwe akaba ari umusanzwe uzi ibyo biba ari akarusho bitubona impinduka imubaye urayibona cyane wenda uvuze ko mugani ari byinshi utavuga ngo ni ibimenyetso ibi n'ibi ariko nyemera wenda tubigabure n'ibyiciro bibiri tuvuge wenda ibyo umaze kuvuga ko ari ibigaragara fizikoma mu buryo buri inyuma ese hari ibindi bimenyetso bishobora kuba wenda biri enterine wenda umuntu adashobora kubona nk'uko turi kumwe gutya tuganira ukabibona nk'uko ushobora kubona umuntu uhindutse cyangwa ukuboko byanze ariko ibiri enterine byo bishobora kuba bihari ubwo ni ukwibaza se ko ubundi ibyo ari byo byose umuganga n'umurwaza bakwiriye kuba harimo akantu umuganga agomba gushyiraho akandi kantu
yego kugiye abantu tukita agakiregeshwa nibe umuganga bye byose kuba hari ibindi abona birenze yego ibyo yego ibyo ntabwo ari uko muganga twavuga ngo ni igitangaza ahubwo nuko agira ibindi bimufasha kureba umurwayi cyangwa umurwazi yaba adafite bimwe twita ngo ni investigation cyangwa se ni ibizami n'uwo umurwayi yaje kwa muganga agatekereza ati uyu muntu ashobora kuba yagize stroke hari ibizami mwakira ibizami mwakira biratandukanye rero habamo ibyo kureba amaraso ariko n'ibyo bimwe twita ngo ni uguca mu cyuma cyane cyane hano icyo gihe hitabazwa scanner kugira ngo abantu babashe kureba mu bwonko bavuge se ko turimo dutekereza ko hari igice kitari kubona amaraso uko nibyo icyo gihe umuntu aciye mu cyuma yego icyo gihe umuntu aciye mu cyuma bashobora kuba ati uyu munsi turabona amaraso atatambutse cyangwa se yaviriye mu bwonko n'ahantu cya kibumbe cy'amaraso cyagiye turaharuzi ndahariye none icyo gihe bashobora no kuvuga ati ni iruhande rw'iburyo ni rw'ibumoso ni inyuma n'aha biba binazwi ngo aka gace kari aha kagenga noneho muganga agahita akubuza aho abona uburwayi nyuma yo guca mu cyuma naho n'ibimenyetso abona inyuma agahita avuga ati koko byagenze gutya bikanamuyobora rero kuri umenye imiti ari gutanga ariko atari n'ibyo umuganga wawe uza akakubaza ati se byatangiye gute na gute ukamubwira se hari imiti wanywaga ukamubwira agahita atekereza ko wenda se umuti runaka wanywaga byaba bifite aho bihuriye cyangwa se ukanaza ukamubwira uti nyine imiti nari nsanzwe ngira umuvuduko w'amaraso ariko iminsi yashize nagize akabazo wenda k'amafaranga ntahamenya sinabasha kuyigura agahita atekereza ko ibyo ari byo byose umuvuduko wawe ushobora kuba wazamutse cyane bikabije wazamuka n'ubwo twatangira ko icyo gihe byatuma uvira mu bwonko akaba yabasha kubihuza ariko ubundi uburyo nyabwo bwa nyuma buba bukenewe ni ubw'ibizami kugira ngo byemezwe ngo uyu muntu koko afite stroke cyangwa se kuko hari n'ubundi burwayi bushobora kugira ibimenyetso byenda gusa n'ibya stroke urugero ugize ikibyimba mu mutwe n'ubundi ushobora gushibuka wagize ibimenyetso byenda gusa n'ibyo twagiye tuvuga ariko mu by'ukuri atari stroke gusa tukagira nanone itandukanye nuko ntabwo uzajya ikibyimba ntigishobora kuza mu isegonda rimwe ntabwo ushobora kubona ikibyimba kereka ari ikintu bateruye bagatekamo ikibyimba n'uvuga ngo ni ikintu cyo gitangira gake gake uko gitangira gake gake ni nako n'ibimenyetso bigenda bibikurusha bitewe n'uko niba katangira ari gatoya kakagira igice cy'ubwonko runaka gateza ibibazo uko gikura niko cyateza ibibazo henshi ariko cyane cyane ibyo bintu biba mu gihe gito cyane gishoboka nibyo dutekereza kuri stroke ijambo ryiza uko umaze aravuga ati wenda tumaze kumenya ikibazo cyangwa aho cyaturutse dushobora kuba twamuha imiti ese wa undi none navuga ngo byamaze kurenga wenda twadutse twamaze guturika hari icyo mumufasha cyangwa n'ubundi nyine ibyago nyine wari gupfa ni ikibazo cyiza akenshi ibyago nyamukuru biriho nuko abantu bagera kwa muganga basa n'abakererewe kandi urugero nimba ari umutsi waturikiye mu bwonko gukererwa ni kugenda uva iyo uva rero ni nk'uko mu by'ukuri twese tujya duhamagara abantu bashinzwe igitembo cy'amazi cyaturitse cyiza iwawe icya mbere ukora ni ukwitabaza abantu basanzwe babihoma rero gutinda niko ushobora gushibuka byaguteje ibibazo birimo no kuba byagutwarira inzu cyangwa iki niyo byasoro gutinda niko bishobora kugutwarira inzu ariko mu by'ukuri ntabwo izatwara inzu niwe izatwara icyo gihe n'ubu ngo uko umuntu atinda kujya kwa muganga nuko ashobora kugira ibyago byo kuba no kwitaba Imana byazamo ubundi busanzwe icyambere kiba kigambiriye muri bino bya stroke ni ukuvuga ngo iyo umuntu yavuye ni ukugerageza kuvuga ngo ese twabasha kubihagarikira aho bigeze bikomeze kuba bikurusha nimba ari umuntu wari ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru icyo gihe abantu baba bakeneye yuko usubira aho wakabaye uri byihuse cyane nimba ari wa muntu tuvuga ngo ni akantu k'akabumbe k'amaraso kari mu bari bikenewe yuko icyo gice cy'ubwonko kibasha gukomeza kubona amaraso nk'uko cyabonaga mbere uko gutinda rero cyangwa gutinda kubona ubufasha cyangwa kubona bwihuse ni nabyo bishobora gutuma umuntu bamwe bashobora kuba hari icyahinduka cyiza cyangwa se abandi bikaba byakomeza kuba bibi kurusha hari n'igihe kigera bikaba ngombwa yuko iyo bitewe niba ari nk'amaraso yagiye ajya mu bwonko hari igihe kiba ngombwa yuko abaganga babaga ubwonko bashobora gufungura kugira ngo byibuze
n'icyo kibumbe cy'amaraso kuko kiba cyabaye kirimo uburyo gishobora kuba kirimo cyangiza ubwonko bakaba bakivanamo. Ntibivuze yuko uzahita ukaba neza nk'uko wari umeze mbere, ariko bishobora gutanga umusaruro kurusha uko bari kurekera. Unarebye ndetse nk'ubushakashatsi buhari bwo muri 2017 bw'amahirwe bwa hano muri kino gihugu mu Rwanda, ngira ngo bari babasha gukurikirana abarwayi bagera kuri 96. Byagaragaye ko mu by'ukuri stroke ni uburwayi burahitana abantu benshi cyane kuko urumva muri aba 96 babonye bagize stroke nyuma y'umwaka 60 bari baramaze kwitaba Imana. Abantu 60 rero mu bantu 90 ni abantu benshi cyane kabisa. Bita bisura hamwe twatangiye tuvuga ngo kuvura neza no kwirinda. Ibyiza nimba dukurikiye ukaba usanga mu kibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ibyiza ifatira imiti yawe neza, wo kwihagarika ngo none nagiye kwa muganga ngo byahagaze, ngo umuvuduko ni mwiza, none ngo umve kugiye guhagarika imiti. Imiti y'umuvuduko w'amaraso mu by'ukuri ikikora ntabwo ari ukugukiza burundu, ahubwo ni ugutuma umuvuduko wawe ujya mu kigero gisabwa kitateza ibibazo. Nujya kwa muganga bakakubwira ngo umuvuduko wawe ni mwiza ariko kuko wafashe imiti. Nuhagarika imiti rero biba bivuze ngo byago by'uko wagira stroke uri gutuma bizamuka, ntabwo ari byiza kubivana ku miti mu by'ukuri. Tekereza ko wayihagarika cyangwa ahubwo wajya kwa muganga mukavugana ukamubwira impungenge zawe, akareba nimba koko kwihagarika bishoboka cyangwa se niba ari ibibazo runaka biguteza ku buryo mwahindura. Impamvu uri kuvuga stroke uyu munsi nuko aricyo kiganiro, ariko hari n'ibindi bibazo abantu bahagarika imiti bashaka kugira. Byiza mujye muganira n'abaganga mbere y'uko mwahagarika imiti. Niyo mpamvu rero ikiganiro nk'iki ngiki kirinda ubuzima nyine gihari, kugira ngo na bya bibazo wibaza bajya batwandikira inshuro nyinshi, muzatubwire kuri ibi ngibi, nayo bazatwandikira ku byo bibaza bakatubwira, tugahamagara abantu nk'aba birimo umunsi ku munsi bakabasha kuba bagira gute babisobanura. Ngira ngo mbere y'uko wenda tugera ku cyakorwa cyangwa icyo mushobora kuba mwasaba nyine abanyarwanda muri rusange badukurikiye, mu bintu twakomejeho bwa mbere cyaje ku isonga ni hypertension, kandi ni wa muvuduko nyine w'amaraso nyine ukabije. Ariko none hari ikindi twita hypotension, no ya maraso noneho navuga ngo yamanutse ariko yahagaze. Ibyo byo ntabwo ushobora kuba byatera stroke, haba ya hypotension y'amaraso atagenda cyangwa byamanutse. Ni ikibazo cyiza, ni ukuvuga ngo hypotension ubwayo ni ukuvuga ngo umuvuduko w'amaraso uri hasi. Uramutse ko kuri hasi cyane byatera ikibazo ko ubwonko butabasha gukomeza kubona ya maraso bwabikeneye. Ubwabyo nabyo byabatera ikibazo. Gusa ariko uburyo umubiri uteye n'igitangaza buriya abantu bashima Imana bajya bayishima kuko Imana yabirebye. Iyo umuvuduko w'amaraso ugabanutse cyane, nimba uhagaze mu kiriseri ukagwa hasi. Iyo umaze kugwa hasi rero inyungu ya mbere irimo ni ukuvuga ngo ubwonko buhita bubona amaraso kurusha uko bwayabonaga uhagaze. Ni nk'uko dukomeze tugendere kuri urugero twavugaga uburyo amazi agera ahantu. Ni nk'uko waba ufite ikigega kimanitse hejuru, ni nk'uko waba ufite ibikorwa bikorerwa muri etaje hejuru kandi by'ingenzi. Noneho wamara kuvumbura yuko amazi atahagera kandi muyakenera buri gihe, ugahitamo yuko ubyimura bikamanuka hasi bikajya muri kavi, hahandi adakoze yataraje rwa rugendo rurerure. Hahandi amazi agera byoroshye. Iyo ubwonko bwumvise n'amaraso ari makeya, ni bimwe twavuze nyine kugira amahirwe ko aribwo butanga komande y'umuntu wese, ugukubita umutego ukaryama hasi. Hanyuma uzajyana n'umuntu wese uzareba ubundi bazo bagize iseri ryo bamuryamisha hagati bakavuga ngo arumva yorohewe noneho. Iyo umaze kuryama rero icyo gihe umaze kugera muri iyo position yo kuba waryamye hasi, akenshi n'umutima utangira noneho kwiyoganiza ku buryo nimba wateraga wenda inshuro 110 uvuga uti reka ntere ku inshuro 120, urumva ufashe risque yo kuvuga ati noneho ngiye mu mutima reka nkore cyane. Gusa ntabwo ari ibintu biramba, kuba wakomeza gutera ni ubutabazi, ariko nk'uko waba ufite utuntu wabitse nawe ukagutereka tukoreshe, ariko ntabwo wakomeza gukorera kuri iyo ngano ingana gutyo. Ubwo burwayi rero akenshi buhita bugira ibimenyetso by'ako kanya, biba ari byiza mu by'ukuri kuko n'abantu bahita bitabira kujya kwa muganga, ugasanga bose babonye ubufasha bari bakenewe. Ariko n'impamvu wenda tutabitindaho cyane n'uko usanga abantu bagira hypotension ntabwo ari benshi nk'abagira hypertension.
hypertension. Hypertension usanga ari benshi cyane kabisa. Ugereranyije n'abo twatekereza ko bagira hypertension. Ariko by'ukuri nabyo umuntu ubashe kutabona amaraso uko bihagije n'ubundi birangira bwangiritse. Birumvikana. Ubwo tubikomejeho noneho ndagira ngo wenda mutubwiye noneho ni ku kihe gipimo kuko ari igihe bavuga ngo bagiye gufata umuvuduko w'amaraso ati wenda ni hypertension cyangwa hypertension ubundi umuntu uri normal kundi bafatiye nyine ibyo bipimo by'amaraso ari kugenda abafite nyine kangahe kuri kangahe ubundi dufatangirana n'igipimo cyo hasi igipimo cyo hasi n'ubwo kugira ngo tuvuge iyo umuvuduko uri hasi tuvuga ko umuntu agize hypertension yagize umuvuduko w'amaraso mukeya hejuru y'uwo mukeya rero hakurikiraho umuvuduko w'amaraso dufata nk'aho umuvuduko w'amaraso usanzwe hejuru yaho hakazaho wa muvuduko w'amaraso tuvuga ngo ni mwinshi nabyo twita ngo ni hypertension cyangwa hypertension bitewe n'uko umuntu avuga umuvuduko dufata nk'aho rero usanzwe ni umuvuduko nibuze w'ijana kuri 60 munsi yabyo bifatwa nk'aho umuvuduko bari mukeya noneho iyo igipimo dufata nk'aho ari cyo hejuru gisanzwe ni 140 kuri 90 izo ni imiti birubundi ni milimetero de mercure bitandukanye nuko hari umuntu ushobora kuba arapimwe mu bihe byashize bakamubwira tufite 9 ku 10 bon ni 9 cyo ntabwo cyashoboka bakamubwira wenda ufite 12 kuri 7 impamvu y'icyo gihe nuko twakoreshaga santimetero za merikiri ubu iyo dusangiye kubara ibyo biri no mu ijana na ngo ni milimetero za merikiri ya presiyo no ngo itandukaniro ni icyo gipimo gusa ariko niba kubwira ngo umuntu afite 120 kuri 70 ari bimwe bya kera ubundi bwa bari 12 kuri 7 no kugabanya ni 10 gusa hanyuma ibipimo birenze rero 140 kuri 90 bifatwa nka biri hejuru ari umuvuduko w'amaraso hejuru hanyuma bibiri munsi ijana kuri 60 bigafatwa nk'ibipimo biri hasi wahita bibaza ati se umuntu ntagira 141 kuri 91 kuri hypertension ubaza itagira stroke ntabwo bizakoze itagira stroke niba ushaka kujya kwa muganga bakati ye ku muvuduko wawe hejuru ariko nta kibazo itahire genda uhindure regime genda ukore siporo genda nubwo biba bitugaragariza ko niba bizamuka ariko ushobora no gutaha nta miti baguhaye rwose burya tutangira kugira impungenge cyane iyo byamaze kureba mu 150 gutyo ku 105 umuntu aba atangiye kugira muri range twita ngo ni stroke range ni range ishobora gutuma umujyamo y'amaraso ushobora kuba yakwangirika hanyuma rero n'igipimo cyo hasi iyo byatangiye kujya munsi ya 80 gusubiza hasi dutangira kuvuga ati biri hasi cyane ariko ntibitangaje ko ushobora kuzagenda bakamupima ugasanga ufite 95 kuri 50 na kangahe bakavuga ati bo umuvuduko w'amaraso wawe uri hasi ariko taha genda umwe ugire gute akenshi no kurabimeza ikindi kibazo rero hari umuntu bamupima bakamubwira ati ufite wenda dufata 120 kuri 60 ati nibyo ati ko mukanya nari mumaze kumupima mfite 123 ntabwo bitangaje umuvuduko w'amaraso ni nk'uko uri imodoka urebye neza ntabwo avuga ko wava hano ukagera ntabwo wakora utarahindura umuvuduko ushobora guhindukamo gato iyo ni ibisanzwe bitewe n'aho ugeze birashoboka ngira ngo agiye gutanga ingero nziza cyane zituma abantu barushaho kubyumva neza ndagira turetse wenda mbere yuko wenda tugaruka ku nama wenda ashobora kumwatanga ingaruka zihari ni izihe ese wenda nk'ingaruka twagiye tuvuga wenda bya bimenyetso ushobora kubona mu buryo buri rapide wenda umuntu ukaba wahingama cyangwa ukaba paralize birashoboka yuko ibyo bintu bishobora kugumaho neza ukuboko ndikuga zagaruke cyangwa umuntu ntugaruke twigeze kubikomozaho gakeya tuvuga tuti tugendeye ku bya hano mu Rwanda tutagiye no mu by'amahanga ko muri abo 96 byagaragara ko abarenga 60 bari baritabye Imana nyuma y'umwaka umwe iyo ni ingaruka ya mbere ni ingaruka ya mbere birebye mu buryo bwagutse ntabwo habanza kwibaza utabo abantu bitabye Imana ni bande ushobora gusanga mu by'ukuri bari abantu igihugu cyashoyemo ubushobozi kwiga kugira gute cyane ushobora gusanga ari abantu bari mu kazi ubu ushobora kujya kwaka serivisi ugasanga umuntu nta gihari yego ariko noneho ushobora no gutekereza se umuntu mbere yuko apfa bigenda gute aravurwa
aravurwa kandi burya kuvura umuntu ni ubundi bushobozi bitwara famiye bitwara ibitaro bitwara igihugu ariko si n'ibyo gusa noneho wakubaza uti ni amahire kuko babandi noneho usibye 60-30 n'abari bakiriho bari bariho ariko harimo n'ubundi abandi bamaze kumugara burundu bakeneye kwitabwaho urumva umuntu iba mbere yarabonaga akaba atakibona niyo yagenda mu muhanda ashobora kuzakenera umuntu ugenda umurandasi iba umuntu yarakinaga wenda tuvuga umupira w'amaguru akagira stroke ugasanga akaguru niko kafashwe urumva kirabaye ikibazo niba ari umuntu wakoreshaga akaboko wenda yandika agira ati ashushanya simbizi kakagenda kiba kibaye ikibazo gikomeye hano abantu nk'abo rero barenga 14 koko bamaze kumugara bagize ubumuga bwabo n'ubwo ngo ntabwo uzasubira umuntu arashaka kubwita byumva akavuga ati none nta n'impamvu yo kujya kwa muganga kuko barapfuye bamwe abandi baramugaye hari inkuru nziza yuko hari abandi bakeya ariko byibuze byabashe gusubira bagera muri 20 na bangahe agakira yego birashoboka cyane ko badaha ubufasha nabwo byari kurangira byabaye bikurusha yego impamvu nyamukuru rero n'ubundi cyakintu cyitwa gukererwa n'umwana ngo kugira kwa muganga wakererewe hari hageranye n'ibitasubira inyuma kuko n'ubwo ngo nimba hari cya gice cy'ubwonko kitari kubona amaraso kiba kiyakeneye kuyabona byihuse utomboye rero kikabona mu buryo bwihuse binavuga yuko gishobora kuba kitarangirika cyangwa nimba cyangiritse gishobora kuba kitarangirika bikabije yego niyo cyaba cyangiritse guhabwa ubuvuzi bivuga yuko byibuze bigarukira bikomeza gufata n'ahandi yego aho kuba wangiritse amaso utabona utavuga utitabika wenda niyo ijisho ryagenda kuba kuti basi uyu muntu umusize mu rugo byabasha kwitabika yabasha kuririmba hari umuntu ushobora kuririmba rigataha kuko umuntu atabona ashobora kuririmba nta kibazo umuntu ashobora gutanga ibitekerezo nubwo yaba atabona ariko agatanga ibitekerezo bivuga ngo n'ubundi kuba wagera kwa muganga bari ingenzi birafasha birumvikana n'ubundi isuku maze n'ubundi twinjira mu bijyanye na za nama nyine ni kwakubuza niba atangiye kubona ibyo bimenyetso guhita uza kwa muganga udakererewe wenda dukomezeho n'izindi nama mugari kugira ngo niba ubikomeje neza bavuga ngo hari n'amahirwe y'uko hari abaza ukamwafasha bagakira wenda n'abadukurikiranye mugari n'uvuga ati wenda abenshi barapfuye cyangwa abandi bagize ubumuga buhoraho birumvikana bari amahirwe y'abakira hari n'amahirwe y'uko bagira gute uri ukuriye cyane kiganiro ukabaye tubyumva ukatujya kwa muganga nawe ukaba warongera gute waruka ubuzima bwawe ngera rero mu bikomezo turi gusoza ko igihe cyacu cyageze inama muri rusange ya mbere no kudakererwa nayumvishe nanjye cyumvishe ikimenyetso cyangwa ari cyo ubonye no guhita bitera kwa muganga izindi rero n'ubundi inama zirasubira hahandi kuko ngo nimba tuzi yuko hari ibintu byongera ibyago byo kuba umuntu yagira stroke reka dufatanye tubyirinde kubyirinda kwa mbere rero ni ngo nimba utaragira umuvuduko w'amaraso hari icyo wakora kugira ngo utawugira birazwi ko bihari byari birakubwira ati cya mbere umubiri wawe ukeneye imyitozo ngororamubiri bya bindi abantu benshi bavuga ngo nakora siporo bakavuga ati muri weekend nzakora siporo ariko ugasanga ni siporo muri weekend gusa kandi siporo nziza birazwi ko ni siporo byibuze iba mu buryo buhoraho uburyo buhoraho ni ubuherere n'uvuga ngo niba ukoze siporo byibuze fata iminota ya 30 uyikoresha nibuze ibyo bintu bibe byaba nk'inshuro 3 mu cyumweru ariko nabyo utazakora kuwa gatanu ku isabato no ku cyumweru uzongera imesi kurikirana ari byiza kuba yakurikirana si ikibazo ikibazo ni ukuvuga ngo ufashe icyumweru iminsi 3 urayikurikiranyije ariko ugiye kumara indi ine nta siporo ibamo icyo gihe ni ngo ni nk'uko waba ufite ahantu ufite uyu murimo wanjye ngomba kuwihinga neza nkawitaho ukaza ukajya uhinga iminsi 3 none ugahagarara ukazasanga nyuma wazagaruka haza barajemo urwiri n'ubundi wongeye kongera guhinga bundi bushya ntabwo bavuga ngo mbere ariko ngo umwaka ushize nakoze siporo iminsi 3 ubwira cyane ubwo yararangiye nimba udukurikiranye ukoze uko wakoze siporo iminsi 3 ugahagarika ubu ngubu nta kirimo rwose n'uwongera gutangira uzatangira bundi bushya ariko iyo ukoze mu buryo buhoraho niboze wenda wanasibuka wasibamo umunsi umwe message irimo hano ntabwo ndi kubabwira ngo musiyo nk'umunsi message irimo hano ni ukuvuga ngo irinde kuba wamara igihe kirekire udakora siporo niba tuvuze 3 mu cyumweru basi kuwa mbere kuwa 3 kuwa 5 ibyo byaba bifite umusaruro
kurusha yuko kuwa mbere utakora siporo, kuwa kabiri ntukore siporo, kuwa gatatu ntukore siporo, kuwa kane ntukore siporo, ukazayibona kuwa gatanu ku isabato no ku cyumweru. Iyo rwose bimeze nkaho ari ntacyo. urumva rero no kwihigira igihora, ariko se wenda uvuze inshuro 3 umwe se ukora ku cyumweru, abati ku cyumweru nibwo mbonye umwanya, nibwo nduhuka, nibwo bishoboka nyine gakora nk'amasaha 3 buri cyumweru, wenda bigahoraho. Ubwo buryo rero n'ubuhango n'ubundi umusaruro guha uri munsi y'ukenewe. Uri munsi y'ukenewe, wenda navuga ko biruta nanone kurekera burundu, ariko ntabwo kugeza kuri cya kigero abantu bifuza. Icya kabiri kwa n'umuntu n'uvuga ati no twebwe igihugu cyadushyiriyeho porogaramu izwi ya siporo, noneho byabaye kabiri mu kwezi. Ni byiza ko nk'igihugu cyadutekerejeho kigashyiraho iyo gahunda, ariko no kubureba mu buryo bwagutse. Weho akawe ikunda gute ikunde kurusha n'uko igihugu kigukunda. Wongeraho akandi kantu kawe ubwo tubenda kabiri igihugu twese n'ubundi uriya n'umwanya wo kubashishikariza kuba banabitekereza, kuko hari n'abatabitekerezaga bose. Ntekereza ko kugira ngo abantu barusheho gutekereza kuri siporo kurusha ko wakumva ko iminsi 2 ihagije. Ubu ikindi cya kabiri rero ni ukwita ku mirire. Imirire impamvu ari ingenzi ni ukuvuga ngo twese umunsi umuntu wese ajya nko ku mugezi kuvoma ugasanga amazi arimo ibirohwa. No mu miyoboro y'amaraso biriya bintu birashoboka. Ni ukuvuga ngo nimba umuyoboro w'amaraso ungana gutya, uko umuntu amara agenda agira ibinure byinshi bishobora kurangiza bizamo hano imbere. Iyo ibinure bizamo hano rero uyu muyoboro w'amaraso nawo usanga ugiye gusiba gake gake, bajya babyita ngo ni atherosclerosis. Ni ukuvuga ngo ni ibinure biza bikajya hahandi amaraso yakaba yabasha gutambuka. Nimba aho amaraso atambuka anyura hakagenda hagabanuka haba hato. Uko haba hato rero ibyo nabyo bishobora kongera ibyago cyane, bishobora kongera ibyago by'uko noneho cya gice cy'ubwonko cyangwa amaraso gishobora no kuyabura. Nabyo urumva ko biba byongerera ibibazo. Bivuga ngo gerageza gutakaza ibinure bishoboka. Bya bintu by'umubyibuho ukabije biba byiza kubigabanya. Hanyuma rero ku bakunzi ibinyobwa bisembuye nabyo ni ukubitekerezaho. Ibinyobwa bisembuye nabyo ni bimwe mu bishobora kongera ibyago by'uko umuntu yagira stroke. Burya rwose ubundi ntabwo wakabaye urenze ikirahure kimwe ku badamu. Abagabo babemera ko rimwe na rimwe bashobora gukabya 2 mu gihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ikirahure kimwe ni uko umuntu akaba urenze icyo kirahure ku munsi. Ariko urabizi neza ko ugiye mu kabari buriya rwose niba wafata icupa rimwe sinibuvuge ngo iri cyangwa ririya, ariko wasanga kiriya kirahure kiba kirenga rwose, kiba kirenga kandi ntabwo ari byiza. Kuko urenza no kongera ibyago byo kwagira umuvuduko w'amaraso no kongera ibyago byo kuba na stroke twavugaga byagerwaho. Hanyuma haziramo n'itabi. Ibyo nabyo ni ibintu byo kugerageza kureka. Birashoboka cyane yuko wenda dushaka kuvuga kumva ni ibintu bidashoboka, ariko nimba wenda tuvuge wanywaga wenda amacupa 3 buri munsi, kuki se utatangira kugabanya? Wenda twakuvuga wenda umukurikira burundu. Ushobora gutangira n'umwitozo wawe wo kugabanya, ahubwo twenda nzajya nywa bimwe. Bavanga baraza kureba ingaruka nini cyane kuba wagabanya no kuba waba ubuzima cyane ugahitamo cyane rwose. Iba wanywaga rya paki y'itabi buri munsi, kuki se utagutereka reka ipaki mbivuye yongeye ntabwo nzagera kurenza ibiti 5 nyuma y'umwaka unako ukagabanya. Icyiza ibi bintu uko bigabanya niko utangira kubona umusaruro wabyo. Kuba aranywa itabi ukarihagarika ni byiza, bishobora kugabanya bya byago kurusha yuko wakomeza kunywa. Bivuga ngo ntari rareka washaka gutangira akanya yatangira rwose, yaratangira pe kandi abona umusaruro yiteze. Noneho ikindi cy'ingenzi rero ni kimwe twavugaga kugira ngo twakigarutseho cyane, impamvu nakunze kukigarukaho nuko mu by'ukuri byagaragaye ko muri bwa bushakashatsi n'ubu twavugaga abantu benshi bagiye baza kwa muganga ugasanga bari bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ariko batari ku miti. Ukamaze se hari ibintu bibiri bishoboka. Yashoboraga ko atari ku miti kuko atazi ko afite umuvuduko w'amaraso. Icya kabiri ni ukuba yari azi ko afite umuvuduko w'amaraso ari ku miti atariyo ku mpamvu zitandukanye, zaba ibyo by'ubushobozi wenda atabashije kwigura, byaba ko byageze akayihagarika atekereza ko yakize. Ibyo byose. Ikindi kintu kiri buriya ni uko rimwe na rimwe ibi bintu by'umuvuduko usanga nta bimenyetso.
bakeya bashobora kuribwa umutwe wenda akabatereka ajya kwa muganga ariko hari n'ushobora kuribwa akavuga ati ejo niba narushye niyo mpamvu akazabimenya yuko babonye nyine bya bimenyetso twavuze bya nyuma biba binagoye ko wabisubiza. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda mureke dusoreze aha ngaha arabwo yakomeje ati wenda umugore akaba afata ikirahure kimwe umugabo bibiri ntabwo ndi bubigarukeho tuzabigarukaho gutahura nawe hari impamvu cyane igendanye n'ingano y'ibinure abantu baba bafite. Ibinure abadamu muri rusange bagira ibinure byinshi kurusha ibyo rero bisubiza rero vuga n'uburyo bishobora kugira izo nzoga ziba zamuze zishobora kugira mu bice bitandukanye by'umubiri. Rero reka tubashimire cyane. Murakoze cyane. Turashimira ku mwanya muduhaye, ni byiza kuzasobanura ibintu nk'ibi ngibi abanyarwanda bakabyumva bikarenga noneho hamwe mu bakirira ku bitaro runaka no mukanza no kubasobanura kugira ngo barusheho kubyumva barakomeze kwirinda. Turabashimiye rero. Murakoze. Reka namwe tubashimire rero ku mwanya mwafashe ngira ngo ibi ngibi ibireze kuba tubakunda kugira ngo tubageze ikiganiro nk'iki ngiki banza wowe wikunde kwanza. Wowe banze wikunde wumve ubuzima bwawe nta wundi muntu uzita ku buzima bwawe utabwitaye. Wowe ubwawe ugomba kwanza kwimenya ngo icyo ngire n'iki ubuzima bwanjye buhagaze gute. Erega burya uretse no kumva ngo uzajya kwa muganga warwaye kubera icyo umuntu utajya kwa muganga atari ko nkeneye kumenya uko mpagaze uko ubuzima bwanjye buhagaze ntarindire ngo numve ngo umutwe wandiye ngo numve ngo byagenze gutya. Birashoboka yuko ugomba gufata umwanya wenda rimwe mu mezi 3 cyangwa mu mezi angahe bati ngomba kujya kureba docteur bakansuzuma nkamenya uko mpagaze nkamenya icyo nakwiye kuba ndi gukora kugira ngo ubuzima bwanjye bushoboke kugenda neza. Rero ni inyungu zawe niyo mpamvu ikiganiro ndi ubuzima kiri hano kuri Family TV kugira ngo ujye ukurikirana umenye icyo wakabaye ukora kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Turabashimiye rero tubararikira ikindi kiganiro kwa gatataha kimwe iki ngiki muzongera kugikurikirana ejo nimugoroba mubashe kugira gute kwa bantu batabona umwanya w'icukirana ku manywa kwa 6 ku cyumweru saa 9 z'ijoro tuba twagisubijeho ukabasha kugikurikirana kugira ngo dukomeze kumenya ko abantu bagize gute bafite ubuzima bwiza. Weekend nziza.